Yesu ashimwe abakurikirana ugusenga kwizera TV bo mugiye gukorana gahunda yo gusenga no kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Kansesa Olive. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro kuri wowe urushye, wowe ubabaye, wowe umaze igihe wihebye, wowe ubona ibintu bimeze nabi, wibaza ngo mbese bizagenda gute, ubuzima mpagazemo nzabuvamo, ese ko mbona bikomeye ni iki nakora? Reka nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Uyu munsi ushobora kubona inzira zawe zifunze, ukabona nta butabazi ubona hafi yawe, ariko nje kuguhumuriza mu ijambo ry'Imana bivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Ijambo tugiye gusangira turarisanga mu gitabo cya Yobu, ibice byaho ni 14. Turasoma umurongo wa 7 tugeze ku wa 9. Haracyariho ibyiringiro. Ntucike intege, niwihebe, nujye kure, ntiwibaze ibintu byinshi ngo uvuge ngo kubera icyo ari nge bibayeho, kubera iki bigenze gutya, kubera icyo ari nge urira, kubera icyo ari nge upfusha, kubera icyo ari nge urwaye. Haracyariho ibyiringiro. Ntabwo ubuzima buhagaze. Kuba ugihumeka byo ni igishoro gikomeye cy'uko amateka yawe yahinduka. Kuba ugihumeka ni ikintu cy'agaciro Imana iguhaye kugira ngo wizere ko Imana ije gukora ikintu gikomeye. Ntabwo kubabara ntibivuze ko ubuzima burangiye. Kuba uyu munsi uri muri rani bivuze ko ubuzima burangiye. Kuba uyu munsi uri mu bitaro ntibivuze ko ubuzima burangiye. Kuba inshuti zawe zaragiye ntibivuze ko ubuzima burangiye, kuko hakiriho ibyiringiro. Mpamvu hakiriho ibyiringiro ni uko ugihumeka. Uwo mwuka uhumeka Imana yawukoreshamo igitangaza, amateka yawe agahinduka. Kadusangire iryo jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu, ibice 14 turaya ku murongo wa 7. Haravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu butaka, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Mana ishimwe. Haracyariho rero ibyiringiro. Ni ijambo ry'Imana. Uyu yari Yobu wahuye n'ibibazo. Yobu wapfushije abana agapfira umunsi umwe, agapfusha ubutunzi bwe bwose. Ijambo ry'Imana rivuga ko ibyago byageze kuri Yobu byaje umunsi umwe. Apfusha abana, abura ubutunzi, ibintu byose birarangira. Ariko Yobu avuga ijambo ryiza, aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, nzasubira no mu nda y'isi ntacyo mfite. Agera aho abwira aba Elifazi na Benihadadi, izo zari inshuti ze, zamukwenaga, zitamuhumurije, zitamukomeje mu byago yagize. Yemwe rimwe na rimwe bajyaga banyuzamo bakamubwira ati Yobu, ni gute umukiranutsi ahura n'ibyago? Ni gute umukiranutsi yapfushiriza rimwe abana be? Ni gute umukiranutsi umunsi umwe ibintu bye byose byakubitwa hasi? Ariko Yobu bakomeresheje ijambo, aravuga ngo uyu munsi ibintu byaragiye, uyu munsi abana banjye barapfuye, uyu munsi ndagaragara nk'umukene ndetse cyane. Arababwira ngo ariko nubwo ibyo byose byagenze gutyo, kuba ngihumeka haracyariho ibyiringiro. Ntabwo ubuzima burangiye. Kuba inshuti zakuvaho ntibivuga ko ubuzima burangiye. Kuba uyu munsi washora miliyoni zingahe zigahomba ntibivuze ko ubuzima bwawe burangiye. Kuba uyu munsi utarabyara witwa ingumba ntibivuze ko ubuzima bwawe burangiye. Haracyariho ibyiringiro. Imana yaca inzira ukongera ukabyara, Imana yaca inzira ukongera ugashora imari yawe kandi ikajya ku isoko igakundwa. Haracyariho ibyiringiro ko uyu munsi ushobora kuba uhagaze mu gihe inshuti zawe zivuga ngo bigucikiyeho, ariko wizere Imana. Imana igihindura amateka, kuko Yobu wavugaga ibi, wenda n'abamwumvaga baravuga ati Yobu ari kuvuga ibintu atazi. Haracyariho ibyiringiro, abana barapfuye. Haracyariho ibyiringiro, ari umukene. Haracyariho ibyiringiro, nta nka agitunze. Ariko dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu nanonaho ibice 28 hatubwira uburyo ki Imana yagarutse kuri Yobu. Ibice 42, mbabarire gato, ibice 42 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Agira intama 14,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Haracyariho ibyiringiro. Ibyiringiro Yobu yababwiye ntabwo byarangiriye mu magambo. Imana yarongeye iramusura. Imana yarongeye imugeraho. Imana irongera imuhandi mahirwe yo kongera kubyara. Imana imuhandi mahirwe yo kongera gutunga. Ntucike intege, ntiwihebe. Uyu munsi niba uri mu bibazo, birashoboka ko uri no mu bukode, birashoboka ko ntaho kuba ufite, birashoboka ko
ntacyo kurya ufite, ariko ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe burangiye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Natwe tukubwira aya magambo, hari ijoro tutabonaga ko rizacya, hari ijoro twumvaga ko bidashoboka ko bwacya, hari n'igitondo twabonaga ko butari bwire, ariko Imana igenda ihindura amateka. Kubera iki? Twahagaze mu cy'Imana ivugana natwe, twizera ijambo ry'Imana, turanasenga nk'uko iyi TV mukurikiye ivuga ngo kwizera no gusenga. Imana ishimwe cyane. Wicika intege, wikwiheba, wijya mu bapfumu, wijya kuraguza, ahubwo tumbira Kristo, umutegereze wihanganye, kubera ko hakiriho ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro ngo ntabwo bikoze isoni. Imana ishimwe cyane. Wa mubyeyi ushobora kuba ucitse intege, ibyiringiro bigukamanye kuko umugabo yagutaye. Natwe urwo rugero twarugezemo, ariko uyu munsi turashima Yesu, kuko ntabwo umugabo ariho ibyiringiro byacu biri. Ntabwo ibyiringiro by'abagabo bishingiye kuba baba bafite abagore. Ibyiringiro byacu biri kuri Kristo Yesu. Niwe nshuti nziza idahana mu byago no mu makuba. Uyu munsi waba ufite abana, ejo ntubabone. Uyu munsi waba ufite ubutunzi bukarangira, ariko ntibivuze ko ubwiringiro byawe birangiye. Hoya, haracyariho ibyiringiro, n'akakuka kanyuma Imana yagakoreramo igitangaza ukava hasi, kuko Imana igikura hasi mu mukungugu ikazamura, ikongera ikicazanya n'ibikomangoma. Abo tubona uyu munsi bakomeye ntabwo bavutse bakomeye, bari abakene ndetse cyane, ariko Imana yarabazamuye. Abo tubona uyu munsi bize ntabwo bavutse barize, ahubwo Imana yabaciriye inzira bajya kwiga. Uyu munsi ni abayobozi bakomeye, nyamara wenda nabo mu gihe cyabo cy'ejo hashize nta byiringiro babonaga, ariko Imana yonyine uyiringire, uyitegereze wihanganye. Ntucike intege, ntiwihebe, ntutenebuke, ntiwifate icyemezo kibi cyo kwiyambura ubuzima ngo wiyahure, kuko ibyiringiro kuri Yesu nibyo kukuvana mu buzima urimo bikagushyira ahandi hantu heza utarota. Hari igihe twabonaga ko birangiye, natwe iyo myanzuro mibi yo kwiyambura ubuzima, hari aho nageze numva nakwiyambura ubuzima kuko nabonaga ubuzima bumbihiye, ariko Kristo aransanga arambwira ngo mwana wanjye humura, haracyariho ibyiringiro. Kuba umugabo yagutaye ntibivuze ko ubuzima burangiye. Hoya, haracyariho ibyiringiro. N'Imana igitanga andi mahirwe. Nguhumurije rero muri ijambo rya Yobu rivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Ibyiringiro biva ku Uwiteka, ibyiringiro bitazanwa n'amafaranga kuko amafaranga arashira, ibyiringiro bitava ku miryango kuko imiryango ijya idusiga cyangwa se rimwe na rimwe bagapfa tugasigara twenyine. Ibyiringiro nkwifurije kugira ni ibiva ku Uwiteka Imana, kuko niwe nshuti nziza idahana mu byago no mu makuba. Ngusezeho nkubwira ngo Imana igukomeze, kandi reka mbanze gusengera imbere yuko ngusezera. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Data wa twese mwiza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'amahoro. Tuvuze ijambo ryawe, kandi waravuze ngo uzaherekeza ijambo ryawe, uriherekeresha imirimo n'ibitangaza. Ndasengera buri muntu wese wankurikiye, Mwami wanjye, uwateze amatwi, uwarebye n'amashusho, imbaraga zawe zigende zimukomeze. Wari wihebye, wapfushije, wabuze ubuzima n'igishoro, wongere umuremere ubuzima, kuko mu ijambo ryawe hatubwiye ngo haracyariho ibyiringiro. Mpumurije buri muntu wese wankurikiye, kandi iri jambo riherekeresha imirimo n'ibitangaza kuwaryumvishe akaryizera. Mbisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Haracyariho ibyiringiro. Shalom.